Ikaze bakunze bivuga Global TV, kaza none kandi mu kiganiro uyu munsi mu minsi dusubira inyuma mu mateka tukubwira ibihe by'ingenzi byaranze amatariki atandukanye mu buzima bwose bw'ikiremwa muntu mwisi. Turi tariki 5 Gashyantare 2026. Nibiki by'ingenzi byaranze tariki 5 Gashyantare mu mateka yose ya muntu. Mbere ko dukomeza, kora subscribe ndetse n'udukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Instagram, X ndetse na TikTok nibuga Global TV. Tariki 5 Gashyantare muri 62 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, umujyi wa Pompeii wibasiwe n'umutingito wa karabutaka. Uyu mujyi kandi uri mu mateka nk'umwe mu mijyi yazimye biturutse kubiza kamere nyuma y'imyaka mike muri 79, ubwo ni nyuma y'imyaka hafi 17 gusa. Umutingito wangije byinshi muri umujyi wa Pompeii. Ikirunga cyitwa Vesuvius ni kirunga n'ubundi uyu mujyi wari munsi yacyo, cyangwa se iki kirunga gitangirira ni hafi y'ikigobe cya Naples, ni mu Butaliyani, mu majyepfo y'Ubutaliyani. Na agace kegera inyanja, kakaba n'agace ariko k'imisozi miremire. Uyu mujyi rero wa Pompeii waje kuzima muri 79, cyangwa se ikirunga cya Vesuvius cyaje kuruka gitwikira uyu mujyi. Abari bawutuye hafi ku kigero cya 99% bose bishwe n'amazuku ndetse n'ibikoma byaturutse mwiruka ry'iki kirunga cya Vesuvius. Uyu munsi rero tariki 5 ni umunsi wanditse mu mateka karibwo umutingito ukomeye cyane wibasiye karagace k'umujyi wa Pompeii. Nk'iyi kandi 5 Gashyantare mu 1818 habaye amateka atangaje mu buzima bwose bw'ubwami muri Norvège ndetse na Suède. Umugabo witwa Jean Baptiste Bernadotte wavukiye mu Bufaransa, ni gute yaje kwisanga ari umwami wa Suède ndetse na Norvège icyarimwe? N'amateka maremare ariko tugiye kwinjiramo. Jean Baptiste Bernadotte nabikomoje yavukiye mu Bufaransa, aza kurwana mu ntambara zo kwigenga cyangwa se kubohora Ubufaransa, niba ariko twabivuga, ibyamenyekanye nka French Revolution. Aba umusirikare ndetse akomeza kuzamuka kugeza mu gisirikare cya Napoleon Bonaparte. Uyu mugabo rero yihariye ingingo cyangwa se yihariye amateka yuko ari umwe mu bantu bakunzwe n'abanzi be ku kigero cyo hejuru. Amateka amwe agaragaza ko Jean Baptiste Bernadotte abanzi be bajyaga bamucungira umutekano, cyangwa se bakarwana no gucunga ari wese ushobora guhitana ubuzima bwe, kuko nubwo babaga ari abanzi be ariko bamufata nk'umuntu ukomeye kandi w'icyitegererezo. Byaje guhurana rero mu 1810 umwami Charles wa 13 wa Suède na rubyaro yagiraga. Umwami Charles wa 13 wa Suède aza gukunda cyane urukundo rwahebuje Jean Baptiste Bernadotte, ndetse binyuze mu mategeko aza kumugira umwana we, ahita ahinduka igikomangoma kizaragwa ikamba. Mu 1818 ubwo umwami Charles wa 13 wa Suède yatangaga cyangwa se yapfaga, ariko umwami bavuga gutanga, uyu Jean Baptiste Bernadotte yahise ahinduka cyangwa se abo umwami wa 14 wa Suède ndetse abo umwami wa 13 wa Norvège. Norvège na Suède muri iyo myaka byari bihugu bimwe, kuko umwami wayoboraga Suède yabaga anayoboye Norvège. Uyu mugabo rero ava mu Bufaransa ajya kuyobora ibihugu byo muri Scandinavie, n'amateka n'urugendo rurerure rurimo kwihangana, isomo rikomeye cyane, ndetse ko naho umuntu atava ngo agire naho agera. Jean Baptiste Bernadotte yaje guhabwa izina y'ubwami rya Charles nk'uko ibi bihugu byo muri Scandinavie abami babyo bitwaga. Igitangaje kuri iyi ngingo, umwami wa Suède kuri ubu witwa Karl wa 14 Gustav akomoka mu rubyaro rw'aba Bernadotte. Uratangaye? N'amateka maremare ariko yasize ashushanyije ikarita nshya y'ubuyobozi mu bihugu by'Abaskandinavie. Umwami wa 14 wa Suède Karl Gustav akaba akomoka mu rubyaro rw'aba Bernadotte. Bernadotte yavutse mu buzima busanzwe nkatwe twese, ubuzima bw'imiryango iciye bugufi, abo twakita abakene, ariko aza guhindura neza abamukomokaho, ubu ni abami bayobora Suède. Nk'iyi kandi ya 5 Gashyantare mu 1937 mu kinyejana cya 20, intambara ya kabiri y'isi yose yasaga nk'itutumba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin D. Roosevelt bakunze kwita FDR yakoze ikintu gitangaje ndetse cyagumye mu mateka. Uti byagenze utereka tubyinjiremo. Perezida Roosevelt yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe by'ubukungu bwari bwarahananutse nk'ingaruka z'intambara ya mbere y'isi yose, n'ibyiswe Great Depression cyangwa se Great Economic Depression. Hari ibihugu byinshi byari bihanganye n'ikibazo cy'ihananuka ry'ubukungu.
Perezida Roosevelt yagiye ashyiraho impinduka nyinshi mu byo yise New Deals, ariko akagira ikibazo cy'uko urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitambikaga imwe mu mishinga ye igamije kuzahura ubukungu bwa Amerika. Ikintu Perezida Roosevelt yakoze cyasigaye mu mateka, yatekereje uburyo yakoresha amayeri akomeye yo gutuma agira ubwiganze mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo imishinga ye ntizongere kubangamirwa. Perezida Roosevelt yahise atanga itegeko ko abari mu rukiko rukuru cyangwa se urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Supreme Court, abenshi bari abantu bakuru mu bijyanye n'imyaka kandi hari nabo mu mashyaka y'abakonservateur cyangwa se abantu bafite intekerezo za kera. Ibi rero Roosevelt yatangaza ko buri mucamanza wese ufite imyaka 70 arajya yongererwa umuntu umwe muto ariko w'amahitamo ya Perezida Roosevelt. Abacamanza igihe bakoraga mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari abantu 8. Roosevelt atangaza ko ubwo bagomba kwita baba 15 kugira ngo abo bashya binjiyemo bazamufashe kwemeza ya masezerano cyangwa se ya mishinga y'imishya mu byo yise New Deals kugira ngo ahangane n'ikibazo cy'ubukungu bwari bwibasiye isi, ariko no bikaba akarusho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongere ya Amerika yese yitambika iki cyemezo cya Perezida Roosevelt, ariko kandi abashakiraga igisubizo so yakiboneye, kuko byahise bituma urukiko rw'ikirenga rutekereza kabiri kuri imishinga ya Perezida FDR cyangwa se Franklin Roosevelt, ubundi bamwemerera ko ayishyira mu bikorwa. Ibi kandi byahise bigaragariza isi ko hari aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashobora kurenga. Byahise bigaragaza ko Kongere ndetse n'urukiko rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo nzego zifite ubushobozi bwa nyuma mu bishobora gukorerwa mu gihugu. Roosevelt imishinga yaranzwe agerageza guhindura uko urukiko rw'ikirenga rwakora. Kongere ya Amerika irabyitambika ndetse ariko biza kuba igisubizo ku mishinga ye yo kuzahura ubukungu, ndetse kandi yanabigezeho n'ubw'isi yahise yinjira mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose, ariko Roosevelt imishinga ye yose yagezweho. Tariki 5 Gashyantare kandi mu mwaka w'1971 umuhanga mu by'isanzure w'umunyamerika Alan Shepard yagaragaye akina agapira ka golf ku kwezi. Nubwo amateka atavugwaho rumwe, yahindutse umuntu wa 5 bakandagije ibirenge bye ku kwezi nyuma bagiye bamubanziriza barimo Armstrong ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Alan Shepard yandika ayo mateka uko gusa abahanga bakemeza ko muri iyo myaka ukurikije ikoranabuhanga yariho muri icyo gihe bigoranye cyane ko umuntu yari kwambuka ngo ave ku isi agane ku kwezi. Ni byinshi bivugwa na byinshi bitangazwa kuri iyi ngingo, ariko kandi nibikuraho nyine ko yihariye kano gahigo kariwe muntu wakinnye golf wa mbere ku kwezi na gahigo Alan Shepard afite. Uyu muhanga rero mu byijyanye n'isanzure yaje gusinzira cyangwa se yaje kuryamira ukuboko kw'abagabo mu 1998 ndetse anahabwa icyubahiro nk'umuntu wanditse amateka akomeye, na n'ubu isi iracyamuvuga. Ni nayo mpamvu natwe tumugarutseho. Ukurikira ibiganiro nk'ibi umunsi ku munsi kuri platform Ibuga Global TV. Wasura kandi imbuga zose nkoranyambaga dukoresha: TikTok Ibuga Global TV, Instagram Ibuga Global TV ndetse na X hose ni Ibuga Global TV. Byinshi mu byo tutavugira haba biri ku mbuga nkoranyambaga zacu, wadusura ndetse kwanadukurikira follow hose kuri X, Instagram ndetse na TikTok. Dukomeze tumana umunsi ku munsi. Nkurarikira kandi gukunda no gukurikira ibindi biganiro byose dukora kuri platform yacu ya YouTube. Mukomeze mu bikunde kandi munabigeze kure, birumvikana. Ibuga Global TV, ukuri mu makuru kandi buri munsi.